Twongeye kubasuhuza mwe inshuti z'agadasohoka za Sky TV Show cyangwa se hano kuri Sky Show, aho tugiye kugaruka kuri updates ziri kuvugwa hirya no hino. Ni updates ziri kuvugwa mu bintu bigiye bitandukanye, ariko nkagerageza kuba byibuza nakwa updatinga kuri update cyangwa se ku makuru agezweho, kugira ngo turusheho kugenda tumenya amakuru yo hirya no hino, kugira ngo tumenye se ibiri kuvugwa hirya no hino ni ibihe, ari biri kuvugwa mu bintu bigiye bitandukanye. Ariko nagerageza kuba byibuza buri muntu wese namukorera umunsi mu rwego rwo kugira ngo amenye amakuru cyangwa se tumwapdating mu buryo bw'amakuru ari trend. So rero ari inkuru zirimo ziracicikana kuri no mihanda, cyangwa se ari inkuru ziri kuvugwa cyane cyane hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, cyangwa se mu myidagaduro ziba ziri kuvugwa muri siporo. Rero kuno munsi ngiye kwibanda cyane cyane kuziri kuvugwa kuri politique, nanone nongere ngaruke n'iziri kuvugwa mu bintu bijyanye na football. Ari inkuru nabonye cyangwa se ari inkuru nigeze kubona ivuga kuri Muyango na Juno Kizigenza bagaragaye bareba match ya Paris Saint-Germain. Iyo nkuru nayo ndaza kwigarukaho, ubundi ngaruke ku nkuru iri kuvugwa mu myiteguro irimbanyije igiye guhuza M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro Rwanda. Aho ngaho ni muri Agora, aho turi buze kureba seho byifashe gute. Se rero ni update ngiye kukugezaho, ngewe ugiye kukugezaho update ni Sky mwenyewe, aho tugiye kugaruka muri izi update. So rero update z'uyu munsi ni update ngiye kugusomera mereye kuri ino nkuru ivuga yuko M23 yohereje itsinda ry'abantu batanu mu biganiro i Rwanda, cyangwa se i Rwanda. Aho ngaho akaba ari muri Angola, cyangwa se akaba ari umujyi mukuru wa Angola. Umuvugizi wa EFAS ndetse na M23 uwo bita Lawrence Kanyuka yatangaje ko bohereje kuri uyu wa mbere itsinda ry'abantu batanu i Rwanda muri Angola mu biganiro bitaziguye ku busabe bw'abategetsi ba Angola. Ibyo biganiro biteganyijwe gutangira kuwa kabiri hagati ya EFAS na M23 n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwisubiyeho bukemera kuganira na M23. Aho higeze ko hagaragara inkuru ivuga yuko leta ya Kongo ititeguye cyangwa se itazanemera cyangwa se itazanakora ikintu cyo kuvuga ngo igiye kuganira n'uyu mutwe wa M23. So rero nibwo nyuma yaje kuba yava ku izima, biza kugaragara yuko noneho yiteguye ibiganiro hagati n'uyu mutwe, navuga ngo umaze kwigarura ibice by'amajyepfo ya Kivu, cyangwa se Kivu y'epfo ndetse na Kivu ya ruguru, aho navuga ngo birimo birakontorwa, cyangwa se ibyo bice bifitwe mu maboko n'uyu mutwe wa M23. So rero nibwo haje kuba hagaragara inkuru byibuza ivuga yuko leta ya Angola irimo irapanga, cyangwa se irimo irashyira ibintu mu buryo bwo kuba M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyira imbaraga mu buryo bahura bakaganira. Se rero byaje kuba noneho byakakirwa cyane na leta ya Kongo, ibasha kuba yakomprima kuba byibuza noneho yakemera ibiganiro hagati yayo n'uyu mutwe umaze iminsi yarigaruriye ibice byayo. Se rero inkuru ikakomeza ivuga ati abazaba bagize itsinda rya Kongo muri ibi biganiro ntibaratangazwa cyangwa se ntibaranamenyeshwa, kugira ngo byibuza n'abantu bashe kumenya se ubundi leta ya Kongo hazitabira perezida wayo cyangwa hari intumwa zizajyayo, cyangwa se n'iki. Rero ntabwo baratangaza abo abazitabira ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa uwo bita Tina Salam, umuvugizi wa Perezida Tshisekedi, yasubiwemo n'ibiro ntaramakuru byo bita Reuters, yemeza ko leta izohereza intumwa. Kanyuka uvuga ko EFAS
ashimira umuhate wa perezida bita Lorenzo, akaba ari perezida wa Angola mu gushaka igisubizo mu mahoro ku ntambara iri kuba muri DRC Congo. Amazina y'intumwa M23 yohereje ntiyatangajwe, gusa mu mpera z'icyumweru gishize bemeje ko bita Bertrand Bisimwa, umukuru wa politike w'uyu mutwe, yatumiwe cyangwa se nawe azaba ari muri iyo nama. So rero iyo akaba ari update mbamajije ku updatinga mu bintu bijyanye na politike. So rero twihuse cyane akatureye kuri ino nkuru iri kuvugwa kuri Miss Muyango no bita Juno Kizigenza, bari mu bitabiriye umukino Paris Saint-Germain yatsinzemo Marseille ibitego 3-1 wabereye muri stade. Navuga ngo ni umukino wari ukunzwe cyangwa se wari ufite icyo nakitwa ihangajishwa n'abantu benshi cyane, wabaye kuri wa 16 Werurwe 2025. n'umukino barebye ku bufatanye na Visit Rwanda iha amahirwe menshi mu byamamare baba batembereye mu Bufaransa bakifuza kuharebera umukino w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Iyi akaba ari ikipe ifitanye amasezerano n'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu bintu bijyanye na promotion cyangwa se mu kumenyekanisha u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Juno Kizigenza na Miss Muyango batahanye umwenda wa Paris Saint-Germain ndetse batemberezwa ibice by'iyi stade yakira abantu 48,000 n'abantu 583. Juno Kizigenza na Miss Muyango baganiriye na ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa, ubundi ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. So rero ni ikintu cyiza cyane, kuba byibuza banahuye na ambasaderi wacu w'u Rwanda uhagarariye u Rwanda mu Bufaransa, uwo bita Francis Nkurikiyimfura, akaba ariwe ambasaderi wacu mu gihugu cy'Ubufaransa. So rero bahuye n'abo basitari kuba baganira nk'abene gihugu cyangwa se bundi bongera kuba byibuza barugwiza urugwiro nk'abantu baturuka nk'abanyarwanda bamwe. So rero ni ikintu cyiza cyane kitwereka ko leta yacu iba yitaye ku bantu bavuga ngo b'imyidagaduro cyangwa se abantu baduha show mu bintu bigiye bitandukanye, abantu baba muri showbiz mu bintu bigiye bitandukanye, kuba yatanga amahirwe mu kuba wajya kureba match cyangwa se wajya gukurikira ibintu bijyanye na football. Bya bintu ni ibintu biba birenze, kubona byibuza wowe ari step ugezemo yo kumva yuko uri mu ndege, none igahita ni umustar uvuga ati ngiye nzajya mu ndege ryare, ariko ubuhaye opportunity yo ko wajya mu ndege, ibintu byose akabikumenyera mu hotel n'ibikina consommation, then ukajya no kwenjoyinga iyo match kuko hari abantu cyane baba babyifuza muri Afrika ariko batabibonera ubushobozi. Se rero leta yacu yakoze ikintu cyiza cyane, igatanga support ku byamamare byacu ndetse zikabasha kuba zagera ku bantu koko bakabyishimira bakajya kwenjoyinga iyo match, cyangwa se bakabasha kuba bagera aho nabo abenshi babifuza kuba bagera, cyangwa se bakabishaka bakabibura kubera ko ibintu bisaba depense nini, utari umuntu wifite ntabwo ari ukuvuga ngo urahagurutse uragiye gutyo gusa. So rero ni ikintu cyiza cyane. So rero another update iri kuvuga kuri John Legend uherutse gutaramira mu Rwanda muri BK Arena. Iyo akaba ari umusitari navuga ngo ufite izina ritari rito, cyangwa se umusitari utazwi n'abantu batari bakeya. Ni umusitari uzwi ku rwego mpuzamahanga ndetse uri ku ruhando mpuzamahanga mu bintu akora cyane. Navuga ngo ni umugabo uherutse ko yataramira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho yakoze igitaramo cyiza cyane cy'amateka. Se rero umuhanzi John Legend uherutse mu Rwanda ari kumwe n'umugore we yagaragaje ibyishimo yagize ubwo yasuraga ibice bitandukanye by'u Rwanda birimo na pariki y'igihugu y'Ibirunga ibarizwamo ingagi
agaragaza ko yishimiye ibyiza yabonye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So rero nicyo cyiza cyo kuba wasura urwa Gasabo, kuko ubona byinshi byiza cyane bitandukanye kandi bikarushaho kuba byakumvisha ko byiza ugomba kuba wahaguma, cyangwa se wanagenda ukazahakumbura ukaza kongera kwirebera ibyiza bitatse u Rwanda. So rero ni umuhanzi John Legend. Indi nkuru ni inkuru nabo tuba tugiye kuganiraho, naherutse muri kumva barimo baraharabika abantu, aho nawumvishe Dani Nanone, niyo numvishe ya Kiramani. Abantu benshi cyane bavuga yuko Kiramani ngo yakennye, ariko akaba ari inkuru yarazamuwe n'abantu navuga ngo batazi se ngo ibintu bihagaze gute cyangwa se bimeze gute, abantu bavuga amakuru badahagaze hose. Rero ni inkuru ivuga yuko ngo Kiramani yaba yarakennye ndetse ko yaba arimo aragurisha twatunze ahereye ku modoka. So rero ni inkuru ngema nje hano kugira ngo wowe ukurikira Sky TV show nka updating uve kuri ayo makuru y'abamamyi cyangwa se amakuru y'abantu badafite aho babaye kwese. Rero ni uko icyo ugomba kumenya, umukinnyi wa filimi uzwi nka Kiramani ntago ari mu bukene, ntago ari mu bukene pe, ni umugabo ushyitse kandi ugikomeje ibikorwa bye bya sinema bigiye bitandukanye byo kuba yashora muri filimi, ndetse udafite ikibazo muri famiye, ndetse umugabo ukibona ko nyine ari strong ku bintu byiwe, nta bukene bumuriho, ahubwo nuko we yaje kuba yasobanura yuko hari akantu k'agakrizi kigeze kuba kabaho, biba ngombwa ko iminsi y'abakinnyi biwe asa nk'uyigabanya mu rwego rw'uko atabonaga yuko bitari kubapuretinga nk'uko byari bisanzwe, then ubundi asa nk'aho abagabanya, ariko benshi cyane bifata nko kuba yakena, ariko burya nta bukene burangwa ko na mugabo. Rero Dani Nanone nuko ngo hari inkuru iri kuvuga yuko ngo bibaye ngombwa ko yafata umunyamakuru kuri 3D akaba yamujyana mu nkiko, kuko ati ikintu yakoze yabaye nk'ikintu cyo kuba yamuharabika mu rwego rwo kuba yinjiye mu rugo rwe nta ruhushya yahawe na nyiri bwite, ndetse akabasha kuba yakora platform yo kuba yaharabika uyu muhanzi mu rwego rwo kwitwaza ngo yari kumwe n'umugore we, kandi n'uwo mugore nawe adafite uburenganzira bwo kuba yakinjira aho ngaho. Se rero ni ibintu byaje kuba byavugwa n'umuvugizi wa RIB Murangira Thierry, bivuga yuko abaye ari umuntu ushyira ikirego muri RIB, haba uwo munyamakuru yaba n'uwo mugore bahanwa by'intangarugero ku rwego abo batabasha kuba batekereza. So rero nizo update nari mfite for right now, ya Sky mwenyewe ya Pablo Pacino Macdonald Tigrekas Pisto, it's your back and sharp Pagan boy, I know the shino the van the qui, it's your shop ya DJ Sky Move. Katubonane muri update z'ubutaha. Ciao ciao.